Urugendo nta mafaranga, mpagaze ku ntangiriro y'inzira ndende, ndigorwa cyane no guhitamo uko mbigenza. Ese ntega imodoka cyangwa ngenze amaguru inzira yose? Hari abakunda uburyo bwa mbere ariko njye meze mu bwa kabiri. Ndumva neza impamvu mbikoze. None se mfite andi mahitamo? Ndi kwikora ku mufuka cyane ariko nta n'ijwi numva. Nkaho nabereye amafaranga, umufuka wanjye usa nk'utarayigeze. Burya amafaranga yagusiga yose, ubu nibwo mbibonye. Ariko se n'ukuntu nshonje ndindiho kugenda ahantu hose, ese ngeze hagati nkananirwa, nabigenza n'ibitagenze neza. Hari ubwo nagenze ahantu nk'aha ariko aha ni kure cyane. Ndi kwifuza ko nagira uwo mbona byibuze tukagendana, gusa ndabona nta wundi bihangayikishije kandi koko ntawe tubisangiye. Ndi kugerageza kwiyumva, ndashaka imbaraga zo gutangira. Yego wabishobora, iryo ari ijwi ry'umutima, ariko se nawe mbabarira. Reba nawe ndashonje kandi ibyo bivuze ko nta mbaraga. Ndi gusenga Imana cyane ngo nyize ibishobora gukurikira. Ndashonje kandi nta mafaranga, birahangayikishije. Ibi ngibi bigiye kungora pe, byonyine n'ubu ndumva binkomereye. Ndifuza amahoro ngo nguruke, ahari wenda byo byakunda. Ngerageje gukora ku mufuka wundi ngo ndebe ko nabona igiceri. Ese wavuze ko wagiceriwe? Urakoze kunyiyungaho, ariko nanone ufite agaciro gato kandi nta kindi giceri mfite. Gusa reka ngukoreshe ukuri, reka ndekera aho kwiganyira. Ubu ndimo nzamuka manuka ndambagira umuhanda. Sindi kumva ndi jyenyine, ahubwo niteguye buri kimwe. Wenda ndaba naniwe ku iherezo, nshyushye cyangwa nkonje. Birashoboka ko ndi bubure icyo kuvuga, ariko iyi nkuru izavugwa. Ati umusore muto kandi ukennye mu rugendo nta mafaranga. Yumvaga ababaye ku ntangiriro kubw'urugendo nta mafaranga. Yagerageje kuba intwari, yiyemeza kugenda intera ndende nta mafaranga. Ubu ngubu nta bwoba agifite, afite amafaranga cyangwa nayo ariteguye.